Yesu ushimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku mwami Imana n'umwami wacu Yesu Kristo akomeza abana namwe iteka ryose. Dushimane ikomeye cyane kuduhereza akanya kugira ngo tukomeze tuboneke imbere y'Imana. Uyu ni umwanya w'umugisha, ni umwanya w'agaciro cyane udasanzwe. Abantu benshi barawifuza bakawubura, ariko dushimane cyane twebwe twemera kugira ngo tuboneke cyane. Kuko abantu benshi uko bagenda siko bagaruka, uko umuntu byaryama siko abyuka, nuko bashobora no kubyuka ariko n'ubundi bikarangira, n'ubundi nimugoroba byarangiye. Ariko turashimana cyane ikomeza ibana natwe iteka ryose. Ndasuza abantu bose dukunda kubana cyane ahangaha kuri iyi televiziyo y'Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu, televiziyo ijyanye n'ivugabutumwa itambutsaho ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri mwahishwe. Imana ishimwe cyane, mwese ndabasuhuje abari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu bihugu bitandukanye dukunda kubana, mudahwema kugenda mubitwereka umunsi ku wundi. Turabishimiye cyane kandi turabasuhuje mwese. Amahoro n'imigisha biva ku mwami Imana Data twese bikomeze ibana namwe iteka ryose. Niryo nabasabira cyane, kandi mukomeze cyane mwuzure umwuka wera, mwe kuzura ibindi bitari umwuka wera, ahubwo mwuzure umwuka wera cyane kandi mwuzure urukundo hagati muri mwebwe. Mureke rero dusenge maze dukomeye cyane no kumva ibijyanye n'iby'Imana dushaka muri iyi minsi ya none, kuko ibihe byadusohoye kare byarangiye, ariko haracyari ibyiringiro cyane yuko muri twebwe hari bamwe bakira bitewe n'uko wakwizera. Rero bikubera uko wizeye. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kubw'umugambi wawe mwiza udahwema uhora udushyiraho Kristo mwiza. Tugushima Imana ukomeje kubana natwe, bamwe rwose wamiye ko tubyuka, abandi bemera yuko turyama. Wemeye cyane Imana yuko tuva mu ngero zitandukanye, Kristo muzatundi byose dushimwe himbazwe, kuko uri Imana ifite imbaraga kandi Imana ifite ishobora byose. Mana, turi imbere y'amaso yawe isa n'uyu munota, nyemera cyane Kristo mwiza. Mana, iri jambo ryawe rwose rirejejwe, banza utumanure twebwe, ari abagiye kurivuga n'abagiye kuryumva. Reka amatwi yacu rwose uyafungurire Mana kumva ibyo dushaka kandi ibyo mukabwira amaturo muri iyi minsi ya none. Urakoze kugiye kuba mu ruhande rwacu, urakoze kugiye kudushyigikira, urakoze Mana ko ishaka ugiye gukorerwa muri twebwe, bisagereza Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya Petero wa mbere, ku bice bibiri nibyo tugiye gusomaho. Turahera ku murongo wa 11 tumanuke hepfo gato cyane tugere kuri 17. Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wa 11 kugera kuri 17. Hari amagambo avuga ngo umutwe w'ijambo rivuga ngo kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rigwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. Kuko ibyo Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu, mumeze nk'ab'umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mubahe abantu bose, mukunde bene data, mubahe Imana, mubahe umwami. Angaha kuri cyo kandi tuvuga ngo mubahe abantu bose, mukunde bene data, mubahe Imana kandi mubahe abami. Amena. Buriya kugira ingeso nziza mu bapagani ni ijambo rikomeye cyane, kuko icya mbere cyo ikizerekana yuko uri umukristo, yuko uri umuntu wamenye Imana, byose bizagaragaza n'ingeso zawe. So ubundi Imana hari icyo bita imbuto z'umwuka ibikeneye yuko tugomba kuba twatunga. Ubundi hari icyo bita imbuto z'umwuka, hakabaho na kamere. Noneho ijambo ry'Imana tubwira ngo umva nimushakishe ukuntu mwayoborwa n'umwuka, kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere ibyo ishaka
bihabanye cyane n'iby'umwuka yifuza, kandi iby'umwuka yifuza bitandukanye n'ibyo kamere yifuza. Bisobanuye ngo ibyo bintu uko ari bibiri birahabanye. Imbuto z'umwuka nizo zigaragaza umuntu wese wamaze kwemera yuko yakijijwe, yuko yamaze kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza we. Uko mu Bagalati bato bagatubwira ngo cyane ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, harimo gusambana, harimo ibiteye isoni, harimo iby'isoni nkeya, harimo ingeso mbi zose, ariko ngo imirimo y'umwuka wera ngo harimo ibyishimo, hakabamo icyo bita amahoro, hakabamo ubugwaneza, hakabamo ibintu byiza byose bishoboka. Ngo muri make umuntu wese uzagira ingeso nziza nk'uko Imana uko ibishaka, uwo nguwo nta kibazo azigaragara mu buzima bwiwe. Impamvu tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye buriya nabyo mujye menya ko nabyo nuko tuba tushaka kugwa na kamere zacu, none kandi Imana yishaka yuko tugomba kubugwa cyane n'umwuka wera. Kuko Yesu ajya kugenda aravuga ngo ngiye kwa Data, ngiye kubohereza umufasha. Uwo mufasha, ubundi uwo mufasha umwuka wera ni na Kristo ubwiwe. Muri make tubana na Kristo mu buryo bw'umwuka, tuba turi kumwe na Kristo Imana yacu, niyo tuba turi ku iteka ryose. Ariko abantu benshi cyane ntabwo bakeneye yuko Kristo yuko yabayobora, ahubwo barimo barifuza cyane yuko babaga cyane kamere zabo. Umuntu akifuza yuko yakora ibyo bumva yishakire, ariko iyo amaze kwinjira mu gakiza ntabwo ubucuru wangu ngube wakwigenga mu byo wakora byose. Muri make mu gakiza ntabwo usabwa, ahubwo urategekwa. Mu gakiza bagutegeka ibyo ugomba kuba wakora, kandi n'ubundi ukaba wabyubahiriza uko byagenda kose. Ibyo wakora byose udafite imbuto z'umwuka, ibyo wakora byose ubona muri wowe udafite umwuka wera, aho ngaho byose bizaba ari imfabusa. Muri make hari ingeso nziza zagombye kuranga umuntu wese witirirwa izina ry'Imana, aho yaba ari hose agomba kugira ingeso nziza zagombye kuba zamuranga. Naho ibyo wakora byose usanga ingeso zawe ziracyari za zindi, ubundi uribaza cyane, ubundi niwe wavuye niwe wagiye, ubundi niba waravuye mu bintu by'ibyaha. Ugomba kugira itandukaniro rigaragaza yuko wavuye mu byaha, yuko utandukanye cyane na wa wundi ukibirimo. Icyambere cy'umuntu wavuye mu byaha agira ingeso nziza. Umuntu wavuye mu byaha arubaha, kandi ngo mutegetswe kubaha abantu bose uko yaba ameze kose, yaba ari uruta, yaba ari uri munsi yawe, yaba uri hejuru yawe, yaba ari uwo mungana, mu buryo bwose bushoboka, bwaba ari ubushobozi, yaba ari mu buryo bw'imyaka, yaba ari icyubahiro, utegetswe kuba wamwubaha. Niko ijambo ry'Imana riko ritubwira. Amena. Muri make utegetswe kubaha, kugira ingeso nziza, maze imirimo yawe wa wundi azayirebe, wa wundi azaza yireberemo, noneho n'ubundi azahita yimbaza Imana ku bwawe. Amen. Ntabwo tuzavuga ubutumwa twese ari uko twajya kuri mikoro gutya cyangwa twagiye ku mateleviziyo gutya na gutya. Hoya, ahubwo n'imirimo yawe n'ingeso zawe uko ugaragara, kwa kundi witwara muri ba bandi bose, bizatuma n'umuntu wese akureba avuge ngo uyu muntu afite ingeso nziza, nange reka mwigireho. Ariko icyo dufite muri iyi minsi ni uko kugira ngo itubanya neza kugira ngo uyu muntu ni umurokore cyangwa se umurokore, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko birasaba yuko agomba kuboneka icyo bita itandukaniro hagati yacu n'abapagani, hagati yacu n'abantu bataramenya Imana. Ugomba cyane kwishaka cyane mu buryo wagira ingeso nziza hagati muri wowe, maze imigendere yawe ikaba yahimbaza Imana, maze imivugire yawe ikaba yahimbaza Imana. Ibyo wakora byose ukabikorana urukundo, ibyo wavuga byose ukabivuga uri mukuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Rero igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro uva cyane mu bintu bimeze nk'ibitotsi umaze mu gihe kirekire. Ereka ijambo ry'Imana tugashyira muri Matayo ngo wowe uri umunyu w'isi. Umunyu nukayuka uzabyoshwa n'iki? Icyambere cyo umunyu turawuzi, umunyu uri mu biryo ibyo biraryoha, ariko iyo umunyu wamaze gukayuka n'ubundi nta kintu uba ukimaze, bahita bawukandagira burundu ukaba wateshwa agaciro. Niyo mpamvu iteka ryose birasaba ngo ibyo uvuga byose uko ugenda kose ugende ari mukuri kw'ijambo ry'Imana, maze umuntu arebe ingeso zawe nziza, maze yumve umuryoheye, maze yumve yifuje cyane yuko yagera ikirenge mu cyawe. Amena.
igihe n'iki kugira ngo ufate umwanzuro. Uko icyambere cyo niyo byambo baratubwira ngo iminsi y'ubujiji bwanyu mwagiye mugira iminsi y'ubujiji myinshi cyane ishoboka, ariko Imana yageregeje iminsi yanyu y'ubujiji. Niyo mpamvu iyi saha Imana ishaka yuko ufata umwanzuro maze ukareba ukuntu wakongera ugahinduka, wakongera ukaba cyane uwo Imana ishaka kandi yishimira. Amena. Rero irashaka yuko ugira ingeso nziza, ubu umunyu, umuntu wese yumve umuryoheye, umuntu wese yumve yakuryaho, umuntu wese akurebe yumve muri make akwishimiye. Nta kindi kigomba kubigaragaza, bigaragaza cyane ingeso nziza. Ingeso nziza zirakenewe cyane aho waba uri hose, mu byo waba ukora byose, ofisi yose waba ubarizwamo, hakenewe icyo bita ingeso nziza. Niyo mpamvu iteka ryose mugomba cyane kuzishakamo. Ibyo wakora byose, waba uri umuririmbyi ukaririmba ufite ingeso nziza, waba uri umuyobozi ukaba ufite ingeso nziza, waba uri umuntu ubwiriza ukabwiriza ubutumwa bwiza ufite n'ingeso nziza, waba uri umuntu ukora ikintu runaka gikora ufite n'ingeso nziza, niyo kintu gikenewe cyane. Nawe ibyo wakora byose ari nta ngeso nziza, egale zero, byose ni ubusa, byose ni ubusa. Ukora abantu benshi cyane usanga rwose bafite imbuto zimeze ukuntu, umuntu gutyo ugasanga ahantu yirirwa mu kazi, ahantu bari mu kazi kiwe, abantu baribaza ko ubundi uyu muntu ukuntu agaragara ari amagambo avuga ko agaragaza yuko uwo muntu afite ingeso nziza. Aho usanga n'ubukristo bwawe abantu benshi cyane bagenda bagupinga cyane bibaza ko umuntu wamugarabarizwa hehe, ko tubona avuga ngo ni umurokore, ariko wareba cyane ibyo akora ukibaza cyane uyu muntu ko tubona agira amagambo menshi cyane atandukanye n'abarokore, akagira amagambo y'ibishegwa ameze ukuntu atandukanye n'amagambo abarokore bagomba kuvuga, ariko uyu muntu ubwo ubwabarizwa hehe? Amena. Ingeso zawe nta kindi. Yesu arashaka yuko isaha wagombye kugira ingeso nziza, maze ukiga ikintu bita kubaha abantu bose. Amena. Yesu ashimwe cyane. Ingeso nziza buriya zirakenewe cyane, maze imbuto zawe zizagaragaza n'izo ngeso zawe uzaba urimo ugaragaza. Uko icyambere cyo umuntu wese azakurebera cyane kuri za mbuto zawe, maze avuge ngo burya uyu muntu ameze gutya na gutya, burya uyu muntu akora ikintu gutya na gutya. Ariko iteka ryose wisanga mu banyamagambo nawe uri umunyamagambo, wakwisanga mu basinzi nawe uvuga ibigambo by'abasinzi, wakwisanga mu bantu b'abasambanyi nawe uba wibereye, wakwisanga mu bantu b'ibisambo nawe uba wibereye, wakwisanga mu bantu batandukanye bakora ibibi bose babandi nawe uba wibereye. Ugukibaza cyane uyu muntu ko tumeze, ko tubona yanze kuba yashyuha, yanze no kubira, muri make yabaye akazu yaze iteka ryose. Ukibaza cyane wisigaye n'igiki. Ariko Yesu arashaka yuko ugira ingeso nziza hagati y'abapagani, nuko banze kumva, ariko byibuze bazareba ingeso zawe zizabahindure gusa nta kindi. Bazahindurwe n'ingeso zawe, bazahindurwe cyane n'ibyo uvuga, bazahindurwe cyane n'ibyo ukora. Nta kindi gikenewe nuko ugira ingeso nziza hagati y'abakigihe, hagati y'abantu b'iki gihe cyane kigoramye. Imana irashaka yuko ugira ingeso nziza hagati muri wowe, maze imigendere yawe, maze imivugire yawe, maze imikorere yawe ikaba ariyo guhimbaza Imana, ikaba ariyo gushima Imana. Ibyo wakora byose rero udafite ingeso nziza, byose ni ubusa, byose ni zero, ntacyo bivuze rwose imbere y'Imana. Isana kugira inama nurebe cyane ukuntu wahinduka cyane, wawigere cyane, wisuzume cyane, wige cyane urebe ku ngeso zawe, wibaze cyane uko ngenda, ibyo mvuga binezeza Imana, uko mbaho kose binezeza Imana. Ariko igihe niki kugira ngo murebe cyane ukuntu mwahinduka, ukuntu cyane wakujya kugira cyane ingeso nziza hagati muri wowe, wongere cyane wubahe. Amena. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni ijambo ryo guhugura abantu bose, kugira ngo mwirinde cyane irari ry'iyi si.
irari ry'umubiri iryo ari ryo ryose mugomba kugirinda. Icyambere cyo kugira irari ry'umubiri suko uzumva wifuza kuba wasamba n'umugabo runaka cyangwa umugore runaka, wagenda irari ry'umubiri urimo wifuza cyane kunezeza umubiri wawe, maze bikaza ko byagutera cyane za ngeso mbi zose. Ariko Imana irashaka yuko mugira icyo bita ingeso nziza hagati muri twebwe, hagati y'abaki gihe tugire cyane icyo bita ingeso nziza hagati muri twebwe. Amena. Cyane cyane ngo twirinda muri byinshi kugira ngo ubugingo bwacu butaze kuba bwaza kujyaho ikibazo. Ubwo icyambere cyo amarari y'umubiri ni ubundi agwanya icyo bita ubugingo, agwanya ubugingo bwawe. Amarari y'umubiri agwanya ubugingo bwawe muri rusange. Amena. Noneho ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Hagati y'abapagani icyambere cyo kugira ngo nuko babasebye, icyambere cyo ntago bazigera bakwishimira ngo bavuge ngo kana bameze gutya na gutya, bazagusebya igihe kirekire. Ariko wowe icyo usabwa utegetswe kugira ingeso nziza hagati y'abapagani, nuko baba bagusebya cyane bavuga ibintu bitandukanye kuri wowe, ariko imirimo yawe myiza, ingeso zawe bazazireberemo, bazazirebera ngo buryo umuntu nuko tumigenza gutya, ariko ni umuntu w'Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko tugomba kugira icyo bita ingeso nziza hagati muri twebwe, maze imigendere yacu ikaba yanezeza Imana, maze imivugire yacu ikaba yanezeza Imana yacu. Hagati y'abapagani abangaba batugose impande zose zitandukanye, nuko batwifuriza ibiteka ryose, akumva kwifuza yuko wabera gutya na gutya, ariko ibyo yakwifuza byose ntabwo bizabaho, kuko icyambere cyo hari umugambi w'Imana ukuriho. Wowe icyo usabwa nta kintu, nuko ugomba kubaga ingeso nziza hagati muri wowe. Nawe ibindi cyambere cyo Imana yiteguye kuba yaza yonyine ubwayo yigwana urugamba. Ereka ibyo yibwira gutugira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Icyambere cyo icyo usabwa nuko ugomba kuba wagira ingeso nziza, maze ibyo Imana ibwira kuri wowe ni iby'amahoro kandi iby'imigisha. Ibyo yifuza kuri wowe nuko igomba kuba yakunezeza, ntabwo uzigera yishimira na gato yuko uzabara iteka ryose. Uko icyambere cyo hamwe n'ibigendo dutugeza iteka ryose igenda dukira kanzu. Niyo mpamvu Imana iyi saha ikeneye yuko wakongera cyane kugaruka, ukongera ukajya murongo neza, ukongera ukagira icyo bita ingeso nziza hagati muri wowe, ukongera cyane ukagira ingeso nziza, maze mu migendere yawe ikanezeza Imana, maze imivugire yawe ikanezeza Imana. Ibyo ukora byose ukabikora Imana ikwishimira, apana kubikora nk'abantu baze ko bagushima, ahubwo bikore muri wowe ufite icyo bita ingeso nziza. Amena. Ingeso nziza. Yesu ashimwe cyane. Ariko nibaza kubona imirimo yanyu myiza, nibaza kuyibona gusa byonyine, imirimo yanyu myiza iraza gutuma bareka cyane ububi bwabo, baraza gutuma bashira Imana ku bwanyu. Amena. Noneho hano ngo mubahe abantu bose, ngo mukunde icyo bita abami, abategeka. Yesu ashimwe cyane. Ariko cyane turi ku ijambo ryitwa ingeso nziza. Ingeso nziza. Iyi ngeso abantu benshi cyane bagiye bayitakaza, kandi ariyo ndangagaciro cyambere cyo iranga uwo bita umukristo. Ubundi umukristo arangwa cyane ikintu bita ingeso nziza. Umukristo w'ukuri arangwa n'ikintu bita ingeso nziza. Iyo ntazo ufite ntago uri umukristo w'ukuri. Amena. Erega icyambere cyo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabure kubikora. Amena. Ingeso nziza, Yesu arashaka yuko buri muntu wese arangwa n'icyo bita ingeso nziza, kandi imbuto zawe zikagaragara wa muntu wese, wa wundi mubana, yaba ari uwo mubana mu nzu, yaba ari uwo mubana hehe, yaba ari uwo mubana mu mabiro, yaba ari uwo mubana mu kazi. Isaha ni kugira ngo ugire icyo bita ingeso nziza hagati muri wowe. Nawe ibyo wagenda wishyiramo byose bitandukanye ntacyo bivuze, ahubwo ingeso zawe zose Yesu
Yesu arashaka yuko mugira ingeso nziza hagati y'abapagani, uko ijambo ry'Imana riratubwiye cyane n'ubundi muri Matayo atubwira ngo muri umucyo w'isi, ngo ntawafata itabaza ngo abe yashe mu munsi y'igitereko, icyambe cyesheje kugira ngo ribe ryamurikira abantu bose. Nawe uritabaza, nawe uri umucyo w'isi. Imana itegetse yuko ugenda ukamurikira abo ngabo bose bari mu mwijima, bari ahantu hatandukanye nawe uzi. Aho ngaho Imana irashaka yuko ugenda ukamurikira abantu, ugenda ukabamurikira. Bari babandi baje mu bana bakaza ari abapagani, bakaza batazi Imana, ariko niba rero imirimo yawe myiza beza gutuma bahinduka cyane. Nta kindi Imana ishaka nuko ubamurikira bakamenya neza yuko Yesu ari umwami, ari umugira neza. Icyambere cyo kuvuga yuko ugamye Imana mu bandi bose. Amena. Numara kumwemera nk'umukiza wa muhamye mu bandi ibyo yagukoreye, sabe n'Imana iguhishurire Yesu, sabe ubwo buntu bahawe nawe. Nge ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire, na nicyo ngusabira. Imana irashaka yuko tumurikira abantu bose, ingeso zacu zose zikamurikira abantu. Ibintu twagiye twishemo cyane abarokore ngo hoya ngo tugomba kumera nk'abisi, hoya ntabwo turi abacu ngo twigenge mu byo dukora byose n'ibyo tuvuga byose. Icyambere cyo ingeso mbi zawe zose urazizi, ibyo ukora byose urabizi, ariko isanda gusaba kandi ngusabira Imana, wingingira Imana ngo wongere cyane wemerere Yesu, wongere umwakire muri wowe. Uko maze kumutakaza nawe aho mutakarije urahazi, n'icyari tumutakaza urakizi, ariko aracyari ku ntebe y'imbabazi, ateze amaboko. Nta wundi ari gushaka, nta wundi akeneye, ni wowe akeneye, ni njyewe akeneye. Ngwino twongere cyane tumwakire, ngwino twongere cyane tumwakire cyane, maze yongere yishimire ingeso zacu zose. Kuko icyambere cyo ijambo Imana arambwira ngo bose bakuze ntibashikira ubwiza bwayo, ariko ubuntu Imana igira abantu bose akiza karabonetse. Maze ubwo buntu butwigisha cyane kureka cyane ibijyanye n'ingeso mbi zose, maze tukumvira Imana. Nta kindi ubwo buntu bwaje kureba, ni ukugira ngo wowe nange turonke agakiza. Isana kwinginga cyane, ngwino wongere wemere cyane Kristo, wongere umwakire, maze kubera umwami n'umukiza, maze kubera byose, maze kubera igitare kiza. Ngwino cyane wongere wakire Kristo, akubere byose, akubere umufasha, akubere byose mu buzima bwawe waba wifuza. Amena. Ingeso zawe, ingeso zawe. Mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi, ibyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi, ibyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Nta rindi turo mfite ryo kugutura mwami, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye. Mwami utegeke uzuze urukundo n'imbaraga zo mu ijuru, ifeza n'izahabu ntacyo byatumarira. Nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye. Mwami utegeke uzuze urukundo n'imbaraga zo mu ijuru.
nta kindi Yesu ari gushaka. Akeneye umutima wawe, akeneye umutima wawe ngo abe yawuyobora, awuyobore mu cyo bita ingeso nziza. Nawe ibyo wakora byose ntabwo byagukiza, ntabyo uzakora bizagukiza ku munsi w'urubanza. Uko ijambo rirambwira ngo dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano, mbe nagura buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kandi ngo abasambanyi n'abagira ingeso mbi bose, abo ngabo umugabane wabo uzaba uri hanze, bazakizwa cyane, bazaba bari hanze no bazabibereye. Ariko icyambere cyo abubaha Uwiteka, abo ngabo icyambere cy'isoko y'amazi azagenda atemba hagati muri bo. Nta kindi Imana ishaka nukuza ikaba yakuyobora cyane, ukaba wagera cyane icyo bita ingeso nziza hagati muri wowe. Icyo Imana ikeneye nuko wava muri bya bindi byose umazemo igihe kirekire. Nawe urabizi imbuto zawe uko zimeze, nta rukundo ukigira, ntabwo ukigira neza muri wowe. Usanga cyane nta byishimo ukigira, usanga cyane ntabwo ukigabura cyane imfubyi n'abapfakazi. Usanga cyane muri wowe, usanga n'ubundi ushenga cyane ku cyubahiro gusa cyo mu idini gusa, ariko Imana itakuzi. Ariko inama nakugira ngo nuko icyambere cy'iryo dini uri kuba wishingikirizaho Imana ntabwo irizi. Icyo Imana izi wowe gusa, izi wowe kanaka, niyo Imana wowe ishaka. Niyo mpamvu yisanga ubwira ngo reba cyane ukuntu cyane bakwiye guhindukira cyane, wongere wemerera Imana ikuyobore, Imana ibane nawe mu byo wakora byose. Utabikora icyo bita urukundo, utabikora icyo bita ingeso nziza. Ingeso nziza nizo Imana ishaka, nizo Imana ikeneye cyane kurusha ibindi byose. Imana ishaka yuko mugira icyo bita ingeso nziza, kuko umuntu wese ufite ingeso nziza uwo nguwo arubaha kandi agenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Kuba waba uririmba cyane abantu bose bakanezerwa, ntabwo ibyo bizakugira cyane uwo Imana ishaka. Kuba wabwiriza ukabwiriza mu buryo budasanzwe abantu bose bagakizwa, ntabwo ibyo bizatuma cyane Imana ikwembera. Wanababwira n'ubundi bagakizwa yuko ugasenga n'ubundi umupagani. Ubwo icyambere cyo icyo Imana ishaka kuri wowe nuko ingeso zawe zanezererwa abandi, zanezererwa n'Imana. Nuko Imana cyane yakongera kukureba, ikaba yakurebera muri Kristo, yakongera kukureba cyane uko muri za karande wahoze mu iteka ryose. Imana irashaka yuko mugira icyo bita ingeso nziza hagati yanyu mwabiki gihe bacyagiye kigoranye cyadusoyemo. Imana irashaka yuko mugira icyo bita ingeso nziza, kandi ugomba kuzihabwa ari uko maze kwemera cyane kuba wayoboka cyane icyo bita umwuka wera. Niba umwuka wera ushaka kuyobora, ugomba kugira icyo bita ingeso nziza muri wowe. Iyo ngiyo ni impano y'umwuka wera. Niba mbabwira ngo shaka cyane imbaraga zigushoboza kuyoboka cyane n'umwuka wera, wekomeza kuyoboka cyane amarari yawe n'amarari y'umubiri wawe. Hoya, yoboka cyane icyo bita umwuka wera, maze ugire ingeso nziza hagati muri wowe. Amena. Yesu nashimwe cyane. Imana itugire neza cyane. Ingeso zawe iyo umurikiye abandi ubona bimeze gute? Ingeso zawe uko ugenda ubona uryehera abandi bose? Ingeso zawe uko wibwira ubona bimeze gute? Ariko yisanda kugira inama, nuhinduke cyane, wongere cyane wemerera Imana wongere ikuyobore cyane mu kugenda kwawe. Uko uriho kose wemere Imana ikuyobore, wemere Imana ibane nawe. Imana igomba kuba muri wowe, maze ikaba isoko idudubiza cyane, nk'amazi hagati muri wowe. Uko nta kindi urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane agenda adubiza cyane umutima w'umuntu, maze Yesu niwe gusa niwe uguriye cyane amarembo y'imigisha kugira ngo icyambere cyo muhabwe cyane ibyasezeranyijwe. Ngwino rero na kuri Yesu, aragukeneye, ateze amaboko kuri wowe. Niwe gusa ashaka, niwe gusa akeneye. Ntabwo akeneye umuryango wose, uwo ashaka ni wowe. Ntawe akeneye itorero ryose, uwo ashaka ni wowe. Ni wowe wa mbere. Icyambere cyo ukavuze ku mibiri yanyu ngo ni isengero z'umwuka wera, ngo ntabwo mwaje ukoresha cyane icyo mwishakiye. Imana irashaka yuko maze cyane ugira imbuto z'umwuka wera, maze umubiri wawe uwukoreshe ibyo Imana ishaka, maze umubiri wawe uwukoreshe ibyo Imana yifuza. Amena. Mureke dusenge, dusaba Imana imbaraga irishoboze cyane kugira icyo bita ingeso nziza hagati y'abapagani, hagati rwose y'ibihe bigoranye. Twe kuvuga cyane amarari yacu y'imibiri yacu mu buryo butandukanye, ahubwo babandi bose nubwo batuye bakadusebya bazarebe cyane ingeso zacu zose bizatuma bahinduka.
uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, Mana, kubw'ijambo ryawe. Dushoboze muri iyi minsi ya none. Dusanze ntabwo tugendana ingeso nziza nk'uko ushaka, ariko dushoboze Mana, dushoboze muri rusange. Ubanze utubarire muri rusange, babarire cyane murengezi mwiza iyi mitima, babarire rwose imitima yacu. Ntabwo twagiye uko ushaka, ntabwo se Mana twagiye hagati y'abapagani, ariko dushoboze. Uduhe Mana kuyoborwa cyane n'Umwuka Wera, tugira icyo bita ingeso hagati muri twebwe mu izina rya Yesu. Mana, turagukeneye, dukeneye rwose Mana kuyoborwa n'umwuka w'ubwenge n'umwuka w'imbaraga. Reka zatuyobore, reka zatuyobore muri byose, reka zatuyobore mu izina rya Yesu. Reka umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge aganze, adushigikire, atuyobore iteka ryose, maze dushoboze gutunga imitima ushaka. Tugire wa mutima ari mu Kristo, tugire imitima rwose Mana ifite ingeso nziza, uko ingeso nziza rwose Kristo muzima we harimo urukundo, harimo amahoro, harimo ibyishimo. Dukeneye ko wadushoboza Mana kubitunga, kandi dushoboze Kristo mwiza kuwushaka mu minsi imeze nk'iyi ngiyi mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kuduha imbaraga, urakoze kudushyigikiye. Dusenge twize Mana, tuzi kubikoze kwa Kristo Yesu Mwami wacu, amen. Amahoro n'imigisha bikomeze Imana mu iteka ryose. Shalom shalom, turi kumwe. Imana y'amahoro ikomeze ibahire. Wakwifuza kugira igitego ushaka gutanga, wakoresha nimero cyane ya telefone birimo hasi. Imana y'amahoro ikomeze ibahire kandi ikomeze ibashigikire cyane. Rwose no muri commentaire nta kibazo, muri byose Imana ibashimire cyane.